ni mu masaha y'umugoroba. Bisa naho rero imvura kugwa kandi imvura nyinshi cyane, umuyaga rwose aba ari mwinshi hanze, ubukonje bwo buba ari bwose, abantu bose rero baba bari kwihuta bataha nyine kugira ngo iyi mvura itabasanga mu nzira, dore ko n'umuyaga rwose uba umeze nabi. Maurice na Jacques inshuti ye baba bicaye nyine kwa Maurice bari kwifatira akantu ko kunywa bari no kuganira. Birumvikana nyine aba basore bose ni abasore b'abakire cyane, ni abasore rwose bafite amafaranga ahagije, mbese ni abasore babashije kugera kuri byose mu buzima bwabo. Maurice aba afashe ikirahure mu ntoki rero maze agatangira kubwira Jacques ati gusa nyine mba numva nta kintu na kimwe mbura mu buzima, amafaranga mfite ni byose, nta kintu na kimwe nashaka ngo nkibure, habe n'iki na kimwe, mbese buri kintu cyose nkeneye mbasha kukibona kandi byoroshye, noneho icyubahiro mfite iyo ngiye ahantu banyakirana icyubahiro cyinshi cyane. Naho rero Jacques aramwenyura maze agahita abaza Maurice ati koko se uhamya 100% ko amafaranga ari byose nta na kimwe atagura? Naho Maurice ati cyane rwose, 100 ku rindi ndetse. Jacques rero ahita amubwira ati noneho ndashaka yuko ubinyereka. Maurice ati ushatse kuvuga iki? Jacques rero ahita amufata ikiganza maze bakaza bakegera idirishya, ahita amwereka umukobwa uba wicaye ku nzira. Uyu mukobwa nyine ni umukobwa rwose uba umeze nk'utagira aho ataha, birashoboka ko rwose aba ari hariya yirarira nyine aho ku muhanda, arya ibyo atoraguye n'ibyo asabirije, nta kindi kintu nyine na kimwe afite ari gukora. Aramumwereka ati urabona uriya mukobwa, niba koko amafaranga nta kintu na kimwe atagura ndashaka kubinyereka, ndashaka yuko mushakana n'uriya mukobwa, ndashaka ko nyine uzamuzana mu rugo mukabana, maze mu mezi 3 ukamuhindura umugore w'igitangaza, wa mugore nyine umeze nk'uwavukiye muri famiye z'abakire, ku buryo nyine abantu bose bamubonye bakangarana bakamwubaha, bakamubona nyine nk'umuntu w'igitangaza, akaba wa muntu nyine abantu bose batangarira. Naho Maurice atari ko uri kwikinira, ibyo bintu uri kuvuga ni imikino, uriya mukobwa nkamuhindura umuntu umeze nk'aho yavukiye mu bakire? Naho Jacques ati cyane, ntiwambwiye se ko amafaranga ntacyo atakora? Nyine ubona amafaranga yawe ibyo nkubwiye yabasha kubikora, noneho njyewe rwose ni intego nuramuka ubigezeho muri ayo mezi 3, ku buryo ya mukobwa abantu bose bazajya bamureba bakamutangarira, bakabona nyine ari umukobwa wibashye cyane, njyewe nkwemereye $3,000,000 z'amadolari. Maurice akibyumva atyo atekereza ayo mafaranga maze akumva rwose ntiyayahomba, ikindi kandi akumva nta nubwo yakwicisha amazi imbere ya Jacques, cyane cyane ko ababona ko ibyo bintu bishoboka cyane rwose yabasha kubikora. Maurice rero ahita ahereza ikiganza Jacques ati cyane ndabyemeye rwose, ubwo nyine amafaranga yanjye ubu yashyize hafi kubera ko icyo cyo rwose kiroroshye. Maurice rero amaze kubyemera, Jacques we yahise aseka cyane ati cyakoze nkeneye ni ukuri kumenya ukuntu uzabigenza, noneho ku ikubitiro ndifuza kumenya nyine ukuntu uzamusanga maze ukamusaba rwose ko mwabana, ndumva ibyo bintu binteye amatsiko cyane. Naho rero Maurice utajya wemera gutsindwa na rimwe mu buzima yahise amubwira ati byihorere wowe uraje maze ubirebe. Ahita atangira kwitunganya rero, karavati akayigira neza, ikoti akaritunganya, ubundi agahita asohoka mu rugo we yerekeza nyine hahandi wa mukobwa aba ari yicaye, dore ko rwose aba yanakonje cyane, ari kujya agenda yegera ibikuta ngo arebe ko rwose yabona agashyuhe ariko yakabuze. Shakira rero abona uyu mugabo ari kuza amusanga, maze ubwoba bukamwica, agatangira nyine kugenda yigirayo ati uranshakaho iki? Naho rero Maurice we nyine akomeza gutera intambwe amwegera, aramwitegereza. Shakira uba wakonje cyane, imisatsi ye nyine ishambaguritse ukuntu, umureba mu maso ukabona afite umunaniro mwinshi, ukabona rwose akeneye kuruhuka, ndetse ukabona afite ibibazo byinshi cyane, gusa nyine nta muntu n'umwe aba afite wo kubibwira. Maurice rero ahita amubwira ati nyine hari ikintu nshaka kugusaba, kandi nyine kizatwungukira, yaba ari wowe yaba ari njyewe, twese tubifitemo inyungu.
naho Shakira ati ni igiki? Maurice ati ndifuza nyine ko wambera umugore, ndashaka yuko umbera umugore maze tukabana. Shakira rero atangaye cyane atuvuze ngo iki? Naho Maurice ati mariage yacu izamara amezi 3, nyuma y'ayo mezi 3 rero uzisubirira mu buzima bwawe busanzwe, gusa nyine kuri iyo nshuro ntabwo uzaba ugiye ku muhanda kubera ko uzaba bwarahindutse burundu, uzaba ufite amafaranga, uzajyana amafaranga ahagije maze ugende ukora ibindi bintu bitari ukwirirwa uri ku muhanda. Ikindi kandi muri ayo mezi 3 uzaba ufite aho kuba heza, uzaba ufite imyenda myiza, uzaba ufite ibyo kurya byiza, mbese uzaba ubayeho mu buzima bwiza uticirwa n'imbeho hano ku muhanda. Shakira rero we agira ngo yumvise nabi maze agahita amubwira ati urikinira ariko. Naho rero Maurice ati ngewe urabona mfite umwanya wo gukina, urabona mfite igihe cyo guta ku buryo naza kugukinisha. Shakira atangira kureba hirya no hino, abatekereza ko hari nka kamera ihihishe iri kuba kamera, kuko rwose aba ari gutekereza ko hari iyi ari filime nyine uyu mugabo ari gukina, ariko arareba maze akayibura, akabona ahubwo rwose uyu musore ari seriye cyane. Shakira ati niba numvise neza uravuze ngo urashaka yuko njyewe nashakana n'umuntu ntazi mbonye ubwa mbere, maze mu mezi 3 yose nkaba nigira nkaho ndi umugore wawe? Naho Maurice ati cyane rwose. Shakira ati none kubera iki ari njye wahisemo? Maurice ati nuko nyine ari wowe uri hafi. Shakira ati ubwo nyine ushatse kuvuga yuko ari uko nyine ari njyewe narindi aho ntakagombye kuba, ni ukuvuga ko narindi ahantu habi nyine mu gihe kibi, niyo mpamvu ari njye wabonye? Maurice ati cyane rwose, nuko nyine ari we nabonye, niyo nza kubona undi yari kuba ari uwo nyine. Shakira rero ahita yongera akamubwira ati ariko abakire mutekereza yuko amafaranga agura ibintu byose? Naho Maurice uba rwose ubona ari seriye cyane ahita amubwira ati ariko kugeza uyu munsi nta muntu urambwira ibitandukanye n'ibyo, ntawe uranyereka yuko hari icyo nyine amafaranga atagura. Shakira rero mu gahinda kenshi areba hasi, agatangira nyine kuzengurutsa amaso, akabura aho areba, akabura icyo atekereza, akumva ibintu byose biramucanze. Muri ako kanya rero ibitekerezo bitangira kurwanira muri Shakira, maze agatangira kwibaza ati muhakanire se? Ariko se nanone ko n'ubundi mbayeho ntagira aho mba, nyamara nimwemerera nibura ayo mezi ndayamara mfite aho kuryama, mfite ibyo kurya, mfite icyo kwambara, ndetse rwose ndi no mu mutekano, kuko hano ku muhanda nta mutekano na muke mba mfite. Noneho ahari nazabura n'utwo dufaranga, maze nkazongera nibura ngatangirira kuri 0, nkaba nakubaka ubuzima bwanjye. Ariko se nanone uyu waba ari umutego, maze nkaba ngiye kugwa mu mutego rwose w'umuntu mubi, ahubwo se yaba ashaka kungurisha? Gusa nyine ibi bintu biteye ubwoba cyane. Ibi byose rero aba ari kubitekereza muri aya masegonda make rwose, kuko Maurice aba akimuhagaze imbere. Maurice rero ahita amubaza ati witwa nde? Naho Shakira ati nitwa Shakira. Maurice nawe agahita amusubiza ati nanjye nitwa Maurice. Ahita amubwira rero ati ubwo tumaze kwibwirana, ndakeka nyine twarangije kumvikana, nizere ko nyine ubwo deal yabaye deal. Naho rero Shakira ati hanyuma se ndamutse mbyanze? Maurice ahita amubwira ati ubwo nyine uramutse ubyanze nayo ni amahitamo yawe, gusa nyine waba uzi neza ko ugiye kuguma hano ku muhanda ukicwa n'imbeho, ukajya uryama utazi niba uri bubyuke, ndetse wabyuka ukaba utazi niba uri bubone ibyo kurya cyangwa n'ejo ubuzima buzakomeza. Shakira rero acyumva ibyo ahita yongera kumva n'ubundi bimuteye ubwoba, kuko nawe nibyo aba yarari kwibaza. Ahita atekereza rero ko yajyaga atekereza ko nyine atagomba kubaho hari umuntu n'umwe yishingikirijeho, ariko kuri iyi nshuro yibuka yuko papa we yigeze kumubwira ati hari igihe kigera maze ibyo kwihagararaho no kwiyemera ukabishyira ku ruhande, ugakora ibyo wajya gutekereza ko utakora.
Akibuka iri jambo rero ahita atekereza ko nyine nta kindi gisubizo afite uretse icyo kwemera nyine iyi proposition ya Maurice. Ahita amubwira ati ndabyemeye, gusa nyine ntutekereze yuko nubwo mbyemeye unguze cyangwa uzajya unkoresha icyo ushaka. Maurice atubwa ibyo nyine nibyo tuzareba. Ubwo rero niba nyine wabyemeye, ejo mu gitondo saa 2 nzaza kugufata, uzabe witeguye. Naho Shakira ati niteguye, nta kindi kintu na kimwe mfite, ni uku nyine undeba, imyenda mfite ni iyi yonyine. Maurice ati sawa nta kibazo, ubwo nyine icyo kibazo nicyo tuzatangiriraho ejo mu gitondo. Ubwo kandi Maurice avuga ibyo nyine ariko anahindukira yisubirira mu rugo asanga ba bashuti be nyine baba bakimutegereje. Naho rero Shakira we arara hano maze agakomeza gutekereza ukuntu nyine amaze kugurisha ubuzima bwe bwose mu gihe cy'amezi 3, nyamara akaba abugurishije umusore utagira ikintu na kimwe yitaho kuko rwose abona ibintu byose nk'aho ari imikino. Iri joro rero ntabwo yigeze abasha gusinzira, dore ko nyine n'imbeho yari ihari itari gutuma asinzira. Yaraye yibaza niba rwose yaba yakoze ikosa, kubera ko mu buzima yari azi neza ko nta muntu n'umwe agomba kwizera, ariko kuri iyi nshuro yari amaze kwinjira mu buzima bw'umusore rwose ubona yuko atari n'uwo kwizerwa, ariko nta yandi mahitamo yari afite. Mu gitondo rero saa 2 ajya kubona akabona limuzini iparitse nyine hano hantu aba aryamye. Ahita rero abona Maurice amanuye ikirahure maze agahita amuhamagara ati ngwino. Aragenda agahita amubwira ati injira mu modoka. Byari biteye isoni kubona uyu mukobwa ari kwinjira muri iyi modoka ihumura neza cyane, mbese imodoka isa neza. Yinjiramo nawe akumva umuhumuro urimo, akareba ukuntu isa, maze agatangira kureba iburyo n'ibumoso muri iyi modoka, akareba hejuru, akareba ahantu hose. Naho rero Maurice ahita amubwira ati turatangirira kuguhindura 100%, kubera yuko ukeneye imyenda mishyashya, ukeneye gukaraba, mbese ukeneye guhinduka ugahinduka undi muntu. Naho rero Shakira ati none se ufite gahunda yo kungira igipupe cyawe? Maurice ati none gahunda ntitwayivuganye, ntiwayemeye? Mbwira niba ukibishidikanyaho rwose nkureke wikomereze wigendere. Naho Shakira wari wamaze gufata umwanzuro ati oya nta kibazo, reka nyine dukomeze. Baragenda rero maze mu kanya gatoya bakaba baparitse imbere y'iduka ry'imyenda. Bava mu modoka maze Maurice agahita ajyana nyine Shakira, gusa nyine abantu baba bari aha bose baba bari kumwitegereza, abafite isoni z'ukuntu abantu bose baba bamureba, ubona nyine bamuciye amazi, bayobewe ibyo bari kureba ibyo ari byo, ukuntu uyu mukobwa usa utya ari kumwe n'uyu mugabo w'umukire. Maurice rero ahita abwira aba bakobwa bakora hano ati nimumufate mumwambike imyenda ihenze iri muri rino duka, ikindi kandi mumwiteho. Bahita bamujyana rero maze agahita asanga nyine inyuma mu cyumba hari abantu bamutegereje, abari bumusokoze, abari bumwambike, mbese baba bamwiteguye. Atangirira rero muri dushe maze akoga amazi ashyushye, aba yumva ari ibintu aheruka kera. Amazi rero abamugwaho maze akamanukana n'ivumbi riba rimwuzuye umubiri wose, dore ko rwose ataba aherutse gukaraba. Amara gukaraba rero maze bakajya kumutunganyiriza inzara, bakamukorera nyine mu maso, naho bagatangira kuhatunganya neza, bakamusokoza, mbese bakamwitaho mu buryo bwose bushoboka. Umuntu rero wari ushinzwe kumwambika ahita abwira aba bakobwa bacuruza muri iri duka ati ndashaka nyine amakanzu meza, nyine amakanzu ahenze, amakanzu y'igiciro. Batangira rero kuyareba maze Shakira agahita ababwira ati nibura se nahitamo ibyo nshaka.
naho rero aba bakobwa bati nta kibazo wahitamo ariko nyine kondisiyo ni imwe ko utari buhitemo ibintu biciriritse. Atangira rero kugenda areba nyine agahitamo, maze akaza kubona ikanzu aba abona rwose akabona nibura yo nyine ntabwo igaragara nk'ibintu birenze cyane, ahita ahitamo rero kuba ariyo ahita yambara, aba abona nibura yo itari bumugaragaze nka bya bipupe nyine byerekana imyenda, kuko nyine aba abona isi rwose arimo atari isi ye, aba yumva atari kwibona hano hantu ari, aba abona ibintu byose bihari bimurenzeho. Bamara kumutunganya rero maze agasohoka, Maurice wari ukimutegereje nyine aho abandi baba bicaye aramureba, maze agahita ahera ku kirenge akageza ku mutwe, atungurwa n'ukuntu uyu mukobwa ari gusa, ntabwo rwose ababona ko ari we bazanye, ahita amubwira ati wawu birakubereye cyane, ndabona rwose umeze neza. Naho rero Shakira we ahita amwenyura. Maurice rero ahita ahaguruka maze nyine akamubwira ati tugende, baragenda bakicara mu modoka, maze Shakira agahita amubwira ati hanyuma se hakurikiyeho iki? Naho Maurice ati tugiye mu rugo. Shakira acyumva ijambo mu rugo yumva nyine ari ijambo ataraherutse kumva, ndetse rwose aba yumva ari ibintu bitangaje, atangira kubitekerezaho ati mu rugo, sinibuka rwose nk'igihe naba mperuka kwita nk'ahantu mu rugo. Gusa nyine aba nta kundi nyine aba agomba gutegereza ibimutegereje byose akabyakira, kubera ko aba yamaze kubyemera. Bakigera mu rugo rero Shakira atangira kwitegereza iyi nzu iba ari nini cyane, aba rwose wagira ngo ni nk'ubwa mbere ageze mu rugo rufite inzu ingana itya. Maurice rero aramureba maze akabona rwose yibuze, mbese aba yatakaye ari kureba ibintu byose abona hano. Naho Maurice aseka ati wabonye birenze se? Shakira yikiriza akoresheje umutwe, dore ko rwose aba abona nyine wagira ngo yibereye nko mu nzozi. Maurice ahita amubwira ati humura, mu gihe gito rwose uzaba umaze kubimenyera, ndetse uzaba usigaye wibona nk'aho rwose wari usanzwe uba hano. Binjira mu nzu rero, maze Maurice agahita ahamagara nyine umudamu uba ukora hano muri runo rugo, ahita amubwira ati hanyuma rero uyu mukobwa yitwa Shakira azamarana natwe amezi 3, gusa nyine uzamuhe buri kimwe cyose, ntazagire icyo abura muri uru rugo, kandi uzamufate neza. Naho rero uyu mama ahita avuga ati yego rwose nzabikora. Maurice rero ahita abwira Shakira ati icyumba cyawe rero kiri muri etaje. Shakira agatangira kuzamuka nyine esikariye ajya mu cyumba, maze akagenda buhoro cyane, birumvikana aba ari kumwe na Maurice uba ugiye kukimwereka. Agenda rero gakeya cyane, agenda nyine yitegereza amatara ari muri ino nzu, yitegereza parafo, yitegereza ibintu byose bigize iyi nzu, kuko aba abona rwose ari ibintu bidasanzwe. Mu kugera mu cyumba rero ho biba ibindi bindi, kuko agikubita amaso uburiri buri muri kino cyumba ahita abona bungana nk'uburiri bwose yigeze kuryamaho ubuzima bwe bwose buteranyije. Yitegereza rero garde robe ibiri hano, ibirimo imyenda myiza kandi myinshi cyane, aritegereza maze akabona wagira ngo ni nko muri ya magaze bagiye kugura imyenda neza neza. Arunguruka rero muri dushe akabona ibintu byose ni ibintu nyine bihenze, ni ibintu by'igiciro, ibintu byose biri aha biba ari ibintu bitangaje. Ariko nyamara nubwo aba abonye ibintu byiza byose, ariko ntabwo aba ari kwiyumva nk'uri mu rugo, ntabwo aba ari kumva yisanzuye, nta nubwo rwose aba ari kumva atekanye, ni hahandi nyine aba agihangayitse, kuko aba yumva yigurishije. Maurice rero ahita yisohokera kugira ngo nyine areke Shakira maze rwose yisanzure. Shakira rero akomeza kwirebera nyine ibintu byose biba bitatse iki cyumba. Mu kanya gato ajya kumva urugi nyine rurafunguwe, arareba agasanga ni wa mumama nyine basanze mu rugo binjira, aba ari umukozi wa hano kwa Maurice. Ahita rero abwira Shakira
ati hanyuma rero nari nje kukubwira nyine uko gahunda zawe ziteye, ugiye gutangira nyine kuzajya wiga uko nyine umuntu yifata muri sosiyete, utangire kwiga gutambuka, wige uko bifata bari ku meza, mbese ugiye gutangira kwiga nyine imyitwarire y'abantu nyine biyubashye. Mbere rero yo gusohoka ahita amubwira ati itegure, ufite iminota 20 ukaba wamaze kwitegura uhita ujya muri biblioteke, Viviane aragutegereje kugira ngo nyine atangire kukwigisha imyitwarire. Shakira atarasubiza, uyu mama ahita yisohokera. Shakira rero ahita ajya muri dushe maze agashaka umwenda yambara, aragenda rero akinjira muri iyi biblioteke iba ari nini cyane, irimo ibitabo byinshi rwose, iba ari nini ku buryo utaba uyireba ngo uyiheze. Akinjira rero ahita akubitana amaso na Viviane, umumama nyine uri serious cyane, ubona rwose nta guseka. Uyu mumama rero aba afite nyine tablet mu ntoki, aba ari kureba yitegereza, maze akibona Shakira ahita atangira kumwitegereza ahereye ku birenge kugeza ku mutwe, ati ndakeka ari wowe Shakira, nta guseka nyine aba yikarumye cyane. Naho Shakira ati yego. Uyu mumama rero aba ari kumwitegereza nkaho rwose ari umushinga kandi ukoze nabi agomba kwigaho maze akawukosora akawushyira ku murongo. Viviane rero ahita amubwira ati tugiye guhera kwiga gutambuka. Naho Shakira ahita amubaza ati mu by'ukuri se wizeye ko koko bizakora, bizashoboka? Naho Viviane ati reka tugerageze maze turebe. Ahita rero amuhereza ibitabo 3 maze akamubwira ko agomba kubishyira ku mutwe, ubundi agatangira gutambuka ariko ibitabo bitaguye. Nyamara Shakira atera intambwe 2 gusa, ku ya gatatu bya bitabo byose binyanyagira hasi. Viviane rero ahita yiruhutsa maze agatangira kwandika nyine muri tablet ye, kuko aba abona ko nyine akazi rwose ari kenshi agomba gukora, ubwo nyine bari kugenda yandika ibyo agomba gukosora mbere y'ibindi. Viviane rero abwira Shakira ati ugomba no gutangira kwiga nyine uko ugomba kuvuga, kubera ko sosiyete ugiye kwinjiramo rwose ibintu byose ibirebaho, n'akantu gatoya utekereza ko nta muntu n'umwe wakabonye bo rwose bakitaho. Naho Shakira ati najyaga ntekereza ko nyine ibikorwa ari byo by'ingenzi, naho se nuko umuntu avuga. Naho rero Viviane ati cyane uko uvuga n'uko ugaragara ni ingenzi cyane rwose muri sosiyete y'aba bantu nyine b'abakire cyane. Iyo umuntu akubonye ahita atekereza n'uko umeze n'uwo uri we akigukubita amaso. Shakira rero ariruhutsa, aba ari gutekereza ko nyine ibintu yinjiyemo bigoye cyane rwose, aba yibaza niba azabishobora. Umunsi wakurikiye rero Maurice abaza Shakira ati none se urabona biri kugenda biza? Naho Shakira ati yego rwose biri kugenda biza, nk'ubu ngubu ntangiye kumenya rwose kunywa amazi ntanywa nk'igisimba. Maurice rero kwihangana biranga maze agahita aseka, aramubwira ati humura byose bizaza, kandi nyine nyuma uzabona ko ibyo wize byose ari ingirakamaro, kubera ko niyo utaba uri hano uzabona ko rwose usigaye witwara bitandukanye n'uko witwaraga, kandi nyine uzabona ko bizatuma uhabwa icyubahiro muri sosiyete kirenze icyo wari ufite. Shakira rero abaza Maurice ati none se koko ubona mu mezi 3 uzabasha kumpindura undi muntu? Naho Maurice ati cyane rwose nta muntu n'umwe utahinduka, cyane cyane igihe ari uguhinduka uba mwiza kurushaho. Nkeka ko rwose ari by'umumaro kuri wowe kurusha uko byaba by'umumaro ku wundi muntu uwo ari we wese. Naho rero Shakira arongera akamubaza ati none se n'ubu uracyatekereza ko amafaranga nta kintu kimwe atagura? Maurice ati ariko narabikubwiye, njyewe ntawe uranyereka ibitandukanye n'ibyo ntekereza. Umunsi wakurikiye rero ubwo baba bari kumwigisha kuvuga uko agomba nyine kuvuga
nk'umukobwa wifitiye icyizere, umukobwa udatinya, mbese umukobwa nyine rwose nawe wiyumva. Amara kwiga ibyo rero maze bakamwigisha uko agomba kwifata ku meza, uko agomba kwicara, uko agomba gufata ibyo nyine ari kurisha, ndetse n'uko agomba kuba yitwaye igihe ari gufata amafunguro. Uyu munsi rero ku mugoroba babwira Shakira ko agomba gusangira amafunguro y'umugoroba na Maurice. Aragenda rero akitunganya maze akambara ikanzu nziza, amanuka nyine ku ma esikariye aza ajya muri salle à manger, aho nyine Maurice we aba yahageze kare afite ikirahure mu ntoki ari kujya anywaho gake gake, maze akitegereza uyu mukobwa uko atera intambwe, uko asa, akamureba agakomeza kumwitegereza adahumbya. Shakira rero agera nyine hafi y'aya meza, maze Maurice agakurura intebe ibimwegereye akabwira nyine Shakira ko yatambuka akicara. Shakira bari kwitegereza aya meza manini cyane, ababona rwose yakwicaraho abantu nka 20, nyamara kuri iyi nshuro haba hariho amasahani y'abantu 2 gusa. Araza rero akicara agatangira kureba amafoshete ndetse n'amakuto biba bidasanzwe, nyine aba ari kubyitegereza maze akibaza niba ari zahabu, kuko ababona ari ibintu nyine byiza cyane kandi rwose bitangaje. Batangira gufata amafunguro rero bacecetse, dore ko Maurice we aba afite n'ibintu nyine aba yibereyemo, ahita atangira kwirebera mu madosiye aba amwegereye, akarya rwose ubona nyine wagira ngo ntabwo ahari. Hashira umwanya rero Shakira akaba abajije Maurice ati ariko ibi bintu uri kubyungukiramo iki? Naho rero Maurice ati kubera iki? Shakira ati kubera ko uri gutanga amafaranga menshi, byanze bikunze ibi bintu rwose uri kubishoramo amafaranga menshi cyane, urabona kunyambika, kungaburira, mbese ibintu byose uri kunkorera, kunyitaho, kwishyura bariya abantu banyigisha iby'uko ngomba kwitwara n'ibindi, ni ibintu bihenze byose. Ndibaza rero ikintu uri kunguka kubera ko uri kunshoraho amafaranga menshi, byanze bikunze ugomba kuba ufite ukuntu uzayagaruza. Mbere yo kumusubiza rero Maurice arabanza agasoma ku kirahure aba afite, maze agakomeza kugikubitaho urutoki nk'umuntu nyine uri gutekereza. Ahita amubwira ati nta zindi nyungu mfite, ariko njye ndi umuntu ukunda kwiha intego kandi nkayigeraho. Rero nari nibwiye ko nshobora nyine kuguhindurira ubuzima kandi ugahinduka wese, nicyo cyatumye nyine nza kukwegera. Ahita rero ahindukira maze akabaza Shakira ati ahubwo se wowe uriya munsi nyine ngo usanga hariya kubera iki wari uri hariya? Ndifuza kumenya nyine impamvu wari uri hariya. Naho rero Shakira uba rwose adashaka kuvugana iyi sije n'uyu mugabo nyine, gusa nyine arabanza akabitekerezaho gatoya mbere yo kugira icyo amusubiza. Nubwo bwose rero atashakaga kuganiriza ibi bintu byose Maurice, ariko yumva nyine hari ikintu kiri kumuhata ko rwose bashobora kuvugana kuri ibi byose. Shakira rero ahita atangira gushyira nyine amafoshete hasi, maze agahita amubwira ati ni ubuzima bwanzanye ku muhanda. Buriya rwose nari umukobwa ufite akazi, mfite apartment mbamo, mbese nari meze neza nta kintu na kimwe mbuze. Ibintu byose rero byahindutse ubwo mama wanjye yitabaga Imana, kubera ko mama wanjye yari byose kuri njyewe. Yaje kurwara rero maze ndamurwaza, gusa nyine amaze kuva mu mubiri natangiye kwibona nta kintu na kimwe nsigaranye. Ku kazi baranyirukanye, maze rwose naho nabaga nanirwa kwishyura amafaranga y'inzu, maze naho baranyirukana. Mu gihe rero rwose nari ntaratekereza ibiri kumbaho, nisanze ndi mu muhanda. Ariko ntugire ngo rwose nagize ubunebwe, ntako ntagize. Naragerageje nshaka akazi ariko ndakabura, nta hantu na hamwe ntakomanze, haba ku bipangu by'abantu, haba ku makampani runaka, ahantu aho ariho hose narahagiye nifuza rwose umuntu wamfasha maze akampa akazi, ariko rwose narakabuze burundu, ntaho ntageze.
ikirenzeho ni uko no muri kampani yawe nahageze maze rwose ngakomanga, ariko bambwiye yuko nta kazi nabona uretse no kuba bampa akazi, ko rwose ntakwiriye no kuba umuntu ukora amasuku muri iyo kampani. Noneho uzi ikintu cyambabaje kurushaho se, ni uko umuyobozi w'iyi kampani ari we wowe waje kureba icyabaye, maze aho rwose wananteze amatwi cyangwa se ngo ugire icyo umfasha, ahubwo wahise unyitegereza uhereye ku kirenge ugeza ku mutwe, maze uvuga ko rwose nta hazaza mfite ndetse nta n'ikintu nakora muri iyi kampani. Akivuga rero ibi bintu, Maurice yumva rwose akozwe ku mutima, maze akumva arikanze, akibaza ukuntu yakoze ibi bintu, akumva ahari wagira ngo si we. Shakira rero ahita amubaza ati hanyuma ibyo bintu byose mvuze urabyibuka? Naho rero Maurice ati ntabwo nabyibuka, kuko muri kampani yanjye haza abantu benshi cyane ku buryo bose ntabasha kubibuka ku murongo. Shakira rero ahita amubwira ati birumvikana rwose, kuri wowe nyine nari umuntu udafite igisobanuro, ariko kuri njyewe uriya munsi sinshobora kuzawibagirwa na rimwe, kubera ko niwo munsi nahise niteraho icyizere ku buryo nta handi hantu na hamwe nongeye gukomanga. Navuye rwose kuri kampani yawe mpita nerekeza mu muhanda, kuko nahise mbona ko nta muntu n'umwe wanyizera, nta wangirira impuhwe, ndetse rwose nta n'uwambonamo ubushobozi. Nahise mbona ko ntacyo nsobanuye, na uwo munsi nabonye ko ntacyo ndi cyo. Niwo munsi wa nyuma rwose nahise menya ko ntacyo nzigezaho, ko ahazaza hanjye ntahahari. Birumvikana nyine Maurice ari kumva aya magambo yumvaga rwose ababaye, ndetse akumva ari kwicuza impamvu yaba yarafashe iki cyemezo uyu munsi, ariko nyine ntabwo yari abizi. Gusa biramubabaza cyane kuko ahita amenya ko ari we mpamvu yatumye rwose uyu mukobwa ajya ku muhanda. Shakira rero ahita amubwira ati ndumva uyu munsi navuze ibirenze ibikenewe, reka nigendere. Ahita rero agenda akajya mu cyumba, maze Maurice akaguma yicaye nyine ari wenyine, akomeza kwitekerezaho, maze ku nshuro ya mbere mu buzima bwe nibwo rwose aba yicujije icyemezo yaba yarafashe. Ni nabwo kandi aba yumva ababajwe no kuba yarahemukiye umuntu. Atangira kwibaza ati ariko ko numva uriya mukobwa atangiye kumpindura imyumvire, ntabwo ari uko rwose najyaga niyumva. Najyaga numva ko buri gihe mpora ari jye mfite ukuri, kandi ko ibyo mba nakoze ari uko mba ngomba kubikora, ariko kuri iyi nshuro ndi kumva rwose ntamanya n'umutima wanjye, ndumva narakoze amakosa. Sinumva impamvu uriya mukobwa atangiye kungira uw'imbaraga nkeya. Kwiyumva ntya ndabizi rwose ni ukugira imbaraga nke bishoboka byose. Agerageza kubirwanya ariko bikanga rwose, umutima ugakomeza ukamwemeza ko yakoze ikosa kandi rikomeye. Gusa nyine yihagararaho ntagire ikintu abwira Shakira, ariko mu mutima we aba yashize. Umunsi wakurikiye rero Shakira baba bari kumwigisha nyine n'ubundi kuvuga. Uyu munsi rero noneho Maurice aragenda maze akikinga nyine ahantu ku gikuta, maze akumva ibyo Shakira aba arimo. Atangazwa n'ukuntu rero uyu mukobwa aba noneho asigaye avuga adategwa, ndetse rwose nta soni afite, kandi ubona yifitiye icyizere. Uyu mukobwa nyine aba atangaje rwose, aramwitegereza maze akabona ko rwose ibintu byose biri kugenda neza. Aramwenyura ati ndabona intego yanjye ngiye kuyitsindira. Uyu munsi rero amasomo arangiye, Maurice yegera Shakira maze akamubwira ko nyine bafite ibirori muri runo rugo, kandi nyine bizaba birimo abantu bakomeye. Biba ari ibirori by'abantu nyine bagiye bahagarariye amakampani yabo, abantu nyine bakomeye bo muri kino gihugu baba bazaza gusangira na Maurice. Amubwira ko rero nyine agomba kwitegura, kubera ko ari we bazaba bari kumwe uwo munsi. Uyu munsi rero uragera, imyiteguro nyine aba ari yose, amadekorasiyo, gutegura ibintu byose. Abaseriveri baba bari kunyuranyuranwamo n'udupurato nyine twiza cyane kandi duhenze, bafite amashampanye, bari kugenda bahereza nyine abashyitsi.
abacuranga umuziki nabo baba bahari rwose bari gucuranga nyine kugira ngo basusurutse aba bantu baba bari gusangira. Naho rero Shakira we aba ari mu cyumba cye ari kwitegura. Nyuma y'umwanya muto rero ajya kumva nyine ku rugi umuntu arakomanze, aramubwira ati injira, maze hagahita hinjira Maurice. Ahita amubaza ati washoje kwitegura? Naho Shakira ati cyane. Maurice yitegereza Shakira ahereye ku birenge akageza ku mutwe, maze rwose ukabona afite ibyishimo mu maso by'ukuntu uyu mukobwa aba ari kugaragara. Aba yafunze shinyo imisatsi ye, ubona rwose mu maso he hagaragara neza, bamumakiye neza cyane, yambaye agakanzu kamwegereye kandi rwose kamubereye. Uwo mukobwa aba ari guhumura bidasanzwe, yambaye inkweto ziri hejuru, mbese ubona ari umukobwa uri classe cyane, dore ko nyine aba yaramenye no gutambuka neza, aba amaze gufata imyitwarire y'abakobwa nyine bari classe. Maurice rero we akomeza kwitegereza rwose uyu mukobwa yatwawe n'ubwiza bwe, kuko nyine aba abona atangaje, ntabwo aba akimwibuka hahandi yamukuye ku muhanda, kuko aba asigaye ari umukobwa nyine abantu bose bareba bakarangarira. Ahita rero amuhereza nyine ukuboko ati twagiye, gusa nyine wambaye neza. Naho Shakira ati ariko nawe wambaye neza. Bahita bagenda rero nyine birumvikana, amufashe mu kuboko, maze bari kumanuka ama esikariye. Abantu bose nta handi amaso bari kureba, bose baba bitegereza nyine iyi couple, maze bagatangira kongorerana. Umwe ati najyaga numva nyine bavuga yuko afite umugore, ariko ntabwo nari nzi ko ari umugore mwiza kuriya, mbega umugore w'ikizubazuba. Uriya mugore rwose urabona ko ni umusirimu cyane, yambaye neza, araberewe, ni mwiza, mbese ntabwo twari tuzi ko rwose ari uko nguko bimeze. Bose rero baba bajyaga babyumva nyine, ariko nta n'umwe uba yari yabona uyu mukobwa. Ubwiza bwe rero buba bwatangaje abantu bose bari kumureba, amaso yose nta handi aba areba uretse kuri uyu mukobwa. Ikintu nyine gishimisha cyane Maurice, kuko ni ibi aba yifuzaga. Nubwo rwose rero Shakira aba afite ubwoba mu mutima, ariko rwose inyuma akomeza gutambuka nk'umukobwa rwose wifitiye icyizere, maze akagenda aseka nyine amwenyura buhoro buhoro. Atangira kugenda asuhuza abashyitsi n'ikinyabupfura cyinshi, nk'uko nyine babimwigishije, akagenda aganiriza abantu mu kinyabupfura, ku buryo nta muntu n'umwe umucishamo ijisho, ahubwo abantu bose batangira kumubona nyine nk'umuntu wo ku rwego rwabo. Nawe rero rwose arabibona ko abantu bose bari kumufata nk'umuntu nyine wo muri famiye zikomeye, nta gitekerezo baba bafite cy'uwo ari we cya nyacyo. Gusa we nyine mo imbere aba afite rwose ubwoba bwinshi, kuko nyine ababona ari mu isi itari iye. Ariko nanone aba agomba gukurikiza nyine amategeko uko bayamuhaye, ibyo bamwigishije byose ku murongo aba agomba kubikora nyine nk'uko yabyigishijwe. Uyu munsi rero ibirori birarangira, maze Maurice agashimira cyane rwose Shakira uba witwaye neza cyane. Aramubwira tuzi ko wantunguye, ibintu byose wabikoze neza, abantu bose bari bumiwe. Naho Shakira ati nyine nagombaga gukina role yanjye nk'uko nyine mwayimpaye. Maurice ahita amubwira ati ariko se na n'ubu koko uracyumva ko nyine ari imikino gusa, wibifata nk'aho nyine ari umukino ugomba gukina, ahubwo nyine bifate nk'aho ari ubuzima bwawe. Kubera ko njyewe rwose nubwo byatangiye ari imikino, ariko ntakubeshye kuri iyi nshuro nsigaye mbibona rwose nk'aho atari imikino. Ikindi kandi uyu munsi ndifuza rwose kugusaba imbabazi kuba ari njye nabaye intandaro y'ubuzima bwawe bubi. Umbabarire rwose ndakwinginze, kuba ari njye watumye ujya mu muhanda. Ntabwo ari kenshi njya numva ko nakoze ikosa, ariko kuri iyi nshuro ndumva rwose naraguhemukiye, kandi umbabarire. Gusa nyine ibi bintu binsigiye rwose isomo rikomeye, kuko menye ko mu buzima buri jambo ryose uvuze, buri gikorwa cyose ukoze kikugiraho ingaruka mu hazaza. Kubera ko rwose kuba ibintu nakubwiye aribyo byaguciye intege mu buzima, nanjye rwose
Shakira rero aramwitegereza maze akabona rwose kuri iyi nshuro Maurice ibintu byose ari kuvuga ari kubivuga bikuye ku mutima ndetse ari kubivuga aciye bugufi cyane. Ahita rero amubwira ati nta kibazo rwose nubwo nyine byangoye kukubabarira ariko narakubabariye, ahari nyine nuko byagombaga kugenda, ahari yari destin yanjye. Maurice rero ahita amuhobera ati urakoze cyane ni ukuri kandi wumve ko rwose wampinduriye ubuzima. Hanyuma rero bino bintu rwose njye ntabwo ntibifata nk'imikino kubera yuko kuva wakwinjira mu buzima bwanjye ibintu byose byarahindutse. Ikindi kandi buri gihe rwose iyo nkwitegereje mbona nyine uri umukobwa w'umunyembaraga cyane, umukobwa kandi uzi kurwana urugamba kandi akarutsinda. Gusa nyine nubwo ushobora kubifata nk'ubusazi ariko ntakubeshye uko tugenda tumarana iminsi ugenda rwose urushaho kunkurura. Shakira ati kugukurura ushatse kuvuga iki? Naho Maurice ahita rero amwiyegereza maze akaba aramusomye ati ndagukunda, ndagukunda kandi cyane ndetse rwose iri jambo ni ubwa mbere ndivuze mu kanwa kanjye. Shakira rero araceceka maze ntagire ijambo na rimwe avuga kuko rwose aba yumva noneho ibi bintu bimurenzeho. Gusa nawe ntabwo ari uko rwose ataba yiyumvamo uyu musore, ahubwo aba yumva nyine atunguwe ukuntu wa musore w'umwiyemezi noneho rwose yaciye bugufi ndetse ari kumubwira amagambo meza kandi atuje. Gusa nyine nta kintu na kimwe amusubiza, araceceka gusa maze akamwihorera. Uyu munsi rero bajya kuryama buri wese nyine aba yishimye rwose kubera yuko yaba Maurice aba yumva ari mu munyenga w'urukundo, aba yumva afite ibyishimo atazana biri guturuka, aba yumva yiyumva ukuntu atigeze yiyumva kuva yabaho, aba noneho akantu kose gakoma maze akaba arasetse kubera ibyishimo. Naho rero Shakira nawe rwose arara adasinziriye ari gutekereza amagambo yose Maurice yamubwiye, atekereza ukuntu yamusomye, atekereza ukuntu yiyumvise, ari gutekereza mbese ibintu byose maze akajya amwenyura. Nyuma y'iminsi mike rero ibintu bimeze neza rwose, umubano hagati ya Maurice ndetse na Shakira umeze neza cyane rwose, urukundo ruryoshye, ibintu byose bimeze neza. Shakira nyine aba yinaniriwe maze agatangira kwitemberera iyi nzu dore ko nayo ubwayo iba ari nini cyane rwose. Agera rero kuri biro ya Maurice iba nyine ifunze maze agahita yumva ijwi rya Maurice ari kuvugana n'undi muntu. Maurice rero aba ari kumwe na Jacques. Jacques ari kumubaza ati none se bigeze hese, urabona se ya mafaranga uzayatsindira? Naho rero Maurice ati nzayatsindira rwose. Naho rero Jacques ati hanyuma se uriya mukobwa nta kintu abiziho, ntabwo azi yuko ari intego yanjye nawe? Naho rero Maurice ati hoya ntabyo azi. Jacques ati none se ubwo amezi 3 nashira bizagenda bite? Maurice ati ubwo nyine azafata amafaranga ye ubundi agende nanjye nkomeze ubuzima bwanjye. Naho rero Jacques ati nyamara ngiye rwose nkurikije ukuntu nsigaye nkubona umureba, uzi ko mba mbona umukunda, mba mbona warahindutse, uriya mukobwa yaraguhinduye, uzi ko yakugize ikigwari neza neza, ntabwo burya nari nzi ko uri umusore w'umunyantege nke bigezaho ku buryo umukobwa yatuma neza neza ucika imbaraga. Maurice rero mu kwihagararaho kuko nyine yakundaga kwiyemera cyane, ahita abwira uyu musore w'inshuti ye ati hoya rwose njyewe nta kintu na kimwe rwose mba niyumvamo, ni ibisanzwe nyine, icyo nyine mbaniye n'uyu mukobwa ni kimwe gusa, ni intego nyine yanjye nawe, nirangira uzampa amafaranga yanjye ubundi nyine nawe muha amafaranga ye ubundi agende, nta kintu rwose kiri hagati yanjye nawe. Wowe se wabaho wari wabona umukobwa nakunze? Urumva se uyu nguyu ari we naba nigiyeho gukunda? Mu by'ukuri rero uyu mukobwa yumva nyine ibi bintu byose biri kuvugirwa hano maze kwihangana bikanga, akabakubisa urugi. Ahita rero yinjira maze akababwiye Maurice ati burya bwose nari intego,
nari intego y'amafaranga bagombaga kuguha. Burya ibintu byose wambwiraga byari ukumbeshya, kumbwira ko nkunda ntabwo wigeze unkunda kuko rwose urabihakanye. Uvuze yuko nta kindi kintu mpfana nawe uretse nyine iyo ntego, kandi nirangira nzava mu buzima bwawe. Nari nzi ko rwose ibintu byose byahindutse, naho burya warambeshyaga, wakinnye n'amarangamutima yanjye. Maurice ati oya rwose ntabwo ariko bimeze, ibyo wumvise si uko bimeze, mbabarira maze ngusobanurire. Jacques rero abona ko nyine ibintu bindi bisura, maze agahita yisohokera kugira ngo nyine abareke bakomeze bavugane. Maurice akomeza amubwira ati ni ukuri ibintu nkubwira ni ukuri rwose, mu ntangiriro byari nyine intego, ariko nyuma ibintu byaje guhinduka burundu. Naje kugukunda kandi ndagukunda cyane. Naho rero Shakira ati hanyuma se kuki wabihakanye nyine imbere y'inshuti yawe? Naho rero Maurice ati nyine nangaga rwose kugaragara nk'umusore w'umunyantege nkeya, ariko ni ukuri ndagukunda kandi cyane. Naho rero Shakira ahita amubwira ati ntabwo rwose ngishaka kuguma muri uyu mukino, ati ibyo twakinaga byose birangirire hano, ndabibonye nyine ko ari umukino gusa nyine mwikuyemo. Ahita rero asohoka, maze kuri iyi nshuro Maurice aramwinginga ngo agaruke, ariko akanga nyine agasohoka muri iki cyumba. Maurice ahita yifata mu maso akihanagura nyine ibyunzwe, kuko nyine aba yumva rwose atazi ukuntu ameze. Kuri iyi nshuro rero ahita atangira gutekereza ko atakaje ikintu cy'agaciro, kandi atakaje ikintu amafaranga atagura, niyo yaba ari amafaranga angana gute. Akomeza kuzenguruka hano hantu ari gutekereza ikintu yakora kugira ngo rwose ahagarike Shakira, aba abona ko yarakaye cyane. Maurice rero asohoka muri iki cyumba, maze yarebera mu idirishya agahita abona Shakira yasohotse rwose, ari kugenda asohoka igipangu. Ahita rero amanuka yiruka amayesikariye, maze akiruka muri kino gipangu, dore ko rwose aba ari na kirekire, ahamagara nyine ati Shakira, Shakira. Naho Shakira aramwihorera. Maurice agakomeza kumuhamagara ati hagarara, hagarara nkubwire. Naho rero Shakira nyine arahagarara, maze agahita amubaza ati mpagarara umbwire. Urumva rero ugiye guhimba ibindi binyoma ugiye kumbwira? Wikomeza rwose kugwiza ibinyoma, ni byiza ko nahitamo kwigendera kurusha uko naguma aha. Rwose nahitamo kuguma mu muhanda aho kugira ngo ngume muri runo rugo, kubera ko wakinnye n'amarangamutima yanjye. Ariko nanone sinakurenganya, ni njye wagize ubwenge buke, njyewe wemeye ko rwose amagambo wambwiraga y'urukundo yari aya nyayo, njyewe wakugiriye icyizere, ni njye munyamakosa, kuko rwose ibi byose nagombaga kubikeka, maze ngakeka ko kuri wowe ndi umukino gusa. Maurice ati ni ukuri niyo rwose ibindi byose byaba atari ibya nyabyo, ariko ndahamanya n'umutima wanjye ko kuba ngukunda byo ari ibya nyabyo, urukundo ngukunda ni urwanya rwo rwose. Naho rero Shakira ahita aseka ati nuko nyine narwo nyine ni imikino, ndabizi neza ko nta kintu rwose kiri seriye cyaguturukaho. Ahubwo rero ntabwo rwose nkeneye gukomeza kumva amagambo aguturukamo, kuko ndatuma ukora ibyaha byinshi byo kubeshya, reka nigendere. Ahita rero asohoka, maze nyine Maurice agasigara ahagaze hano nk'isitati, yumva rwose abuze ikintu cyo gukora. Shakira aragenda akarinda arenga, Maurice akimwitegereza, aguma ahagaze ahangaha yishima mu mutwe, ubona rwose yabuze icyo afata n'icyo areka. Hano hanze rero haba hakonje cyane, imbeho rwose iba ari nyinshi. Shakira nawe atangira kumva imbeho itangiye kumwica, ariko agakomeza agenda nyine atazi aho ajya, kubera ko nyine nta hantu aho kujya aba afite. Ariko nanone ntabwo aba ari bugume hano hafi y'inzu yo kwa Maurice, aba agomba kujya kure nyine hashoboka. Aragenda rero, maze nyine akabona agatebe abagenzi bicaraho bategereje imodoka, maze akakicaraho. Gusa nyine haba ari kure rwose, yakoze urugendo rurerure, akumva amaguru atangiye kumurya. Yicara kuri aka gatebe, imbeho nayo iba ari nyinshi cyane. Atangira no kwipfumbata kugira ngo arebe ko yazana agashyuhe, ariko bikanga, agakomeza gutitira, imbeho rwose ibikaze.
naho rero Maurice aragenda nyine akajya mu nzu maze akabura n'ubundi icyo afata n'icyo areka, muri salo kwicara bikanga, mu cyumba cye bikanga, ikintu cyose agiye gukora bikanga, ata umutwe neza neza, akumva nyine yabuze amahoro, akibaza ikintu yakora akakiyoberwa. Jacques rero uba utigeze ataha, ahubwo nyine yabaye yigumiye mu cyumba cy'abashyitsi, arasohoka maze akaza kureba Maurice, ahita asanga Maurice yabuze amahoro ari muri salo ari kuzenguruka ahantu hose, ahita amubaza ati none se uramuretse aragenda? Ati natekerezaga yuko ari imikino rwose, ariko ndebye ukuntu wifashe uriya mukobwa akuvumbuye, binyeretse ko rwose uriya mukobwa nyine atari intego yanjye nawe, ahubwo nyine afite agaciro kanini rwose mu buzima bwawe, binyeretse ko kandi umukunda bya nyabyo, ndi wowe rero ntabwo rwose nari kureka agenda. Naho Maurice ahita amubwira ati Jacques, ndakubwiza ukuri, ibyo twitaga imikino kuri njyewe rwose ntabwo byari bikiri imikino, uriya mukobwa ndamukunda kandi cyane, ntakubeshye ndumva ubuzima bwanjye rwose bubaye nkaho bwivanze, ndumva ntari gutekereza neza. Naho rero Jacques ahita amubwira ati mu buzima ni ubwa mbere nyine mbonye rwose umukobwa wishimira, ubwo rero wireka rwose ngo agende, burya amahirwe aza rimwe gusa mu buzima, niba warahuye n'uriya mukobwa ukamukunda, ntutekereze ko hari undi muzahura ngo umukunde nk'uko wamukunze. Muri kano kanya rero Maurice ahita atekereza, maze agasanga koko adakwiye kureka urukundo rw'ubuzima bwe rumucika gutya, ahita afata rero imfunguzo z'imodoka nta jambo na rimwe avuze, maze agahita asohoka yiruka, ahita ajya mu modoka akaba atangiye gutwara. Aragenda rero maze umuhanda akawumarisha amapine, abagenda nyine areba ahantu hose ku muhanda, dore ko rwose buba bwatangiye no kwira ndetse imbeho nyine ari nyinshi. Agenda rero areba ahantu hose, areba maze rwose akabona ntabwo ari kubona Shakira, akomeza kugenda rero, maze yamara gukora urugendo runini rwose ajya kubona akabona Shakira yicaye ku gatebe nyine ahantu ku muhanda, imbeho yamwishe, yipfumbase, ari gutitira, ubona rwose ko ameze nabi, ntabwo aba akimenyereye umuhanda nk'uko byari bimeze mbere. Agenda amusanga rero, gusa Shakira ntabwo aba yamubonye kuko aba yubitse umutwe nyine kubera imbeho. Ahita amuhamagara ati Shakira. Shakira rero yumvira ijwi maze agahita yubura umutwe ati urakora iki hano? Naho rero Maurice ati nari nje kukubwira ko rwose uri umuntu w'agaciro kuri njyewe, ntabwo nifuza ko kiriya kiganiro aricyo cyaba icya nyuma hagati yanjye nawe, kubera yuko ntabwo rwose nabasha guhindura ahashize. Yego rwose ibyo wumvise ndabizi ko byakubabarije umutima, ariko nakwereka yuko ntari rwose umugabo utekereza, nakwereka yuko nahindutse. Ikindi kandi urukundo ngukunda rwose ni urwa nyarwo, ntabwo rero nari gutuza, narinje nyine kugutwara, ntabwo rwose ari ngombwa ko ngusubiza mu rugo, ariko ndakujyana nibura ahandi hantu, ntabwo rwose warara muri iyi mbeho. Amutegera nyine ikiganza kugira ngo nawe amuhereze ikiganza cye maze amuhagurutse. Muri kano kanya rero Shakira aramwitegereza, maze nanone akumva nyine agomba kwizera uyu musore, nubwo aba agifite gushidikanya guke mu mutima we, ariko nyine yumva akwiye kumuha andi mahirwe. Ahita amuhereza ikiganza rero, maze Maurice akamuhagurutsa. Baragenda rero maze bagahagarara imbere nyine ya hoteli. Maurice ahita abwira Shakira ati nakwishyuriye icyumba cy'iyi hoteli icyumweru cyose, ndabizi nyine ukeneye igihe cyo gutekereza neza, ntabwo rwose nanjye ngomba kukubangamira, nta kibazo, genda ujya muri kino cyumba maze utekereze neza, ntabwo rwose nifuza ko nyine uba uri ahantu hadatekanye. Naho Shakira rero ahita amubwira ati urakoze cyane, maze agasohoka mu modoka akajya nyine muri iyi hoteli.
Maurice aramwitegereza maze akiruhutsa akubituka umutwe kuri vora ati mana urakoze rwose kuba nongeye kumubona, reba iyo mushaka nkamubura maze njye nawe tukaba twarangirizanyije hariya, nibura ubwo nza aho ari kandi atekanye ndakeka rwose ibintu byose bizagenda neza. Nyuma y'iminsi ibiri rero Maurice afata icyemezo maze agahamagara abakozi be bose bo muri kampani arababwira ati rero nimutangire mutegure igikorwa cyo gufasha, ndifuza rwose gufasha abantu bose badafite aho baba. Abakozi be rero baratungurwa kuko nyine uwo nguwo ntabwo ari Maurice ujya utekereza ibintu nk'ibyo ngibyo, bagira ngo ahari bari kumva nabi maze bakamusubirishamo nawe ati mwabyumvise neza, mutegure igikorwa cyo gufasha, ndifuza ko dufasha abantu badafite aho baba, abantu bose baba ku muhanda, tukabaha imyambaro, tukabaha ibyo kurya, tukabaha nyine ibintu rwose bibafasha. Batangira rero gutegura iki gikorwa maze nyuma y'iminsi mike rwose iki gikorwa nyine bakajya kugikora. Naho rero ku rundi ruhande Shakira we nyine aba akiri kwitekerezaho, ariko nyine umutima ntabwo uba uva kuri Maurice kubera yuko aba yibaza kuri uyu musore maze rwose akumva nyine aranamukumbuye, ariko agerageza kwifata kubera ko Maurice nawe nyine aba yaramuhaye umwanya rwose wo kwitekerezaho atamuhamagara ndetse rwose atajya no kumureba. Umunsi umwe rero Shakira ari kwitemberera dore ko rwose irungu riba ryanamwishe, ajya kubona akabona ahantu nyine hariho igipapuro cyo gufasha, arasoma rero maze yajya kubona akabona umuntu nyine ukuriye kino gikorwa ni Maurice. Agisomera izina aratungurwa cyane maze akibaza niba ari Maurice asanzwe azi cyangwa ari uwundi. Aratekereza ati Maurice se ashobora kujya mu bikorwa nk'ibi, ahari yenda n'undi muntu bitiranwa. Ahita yinjira rero aha hantu nyine baba bari gukorera iki gikorwa. Akinjira ahita atungurwa no kubona nyine Maurice arimo rwose aganira n'abantu, agenda nyine nawe ari gukora akazi. Bagihuza amaso rero Maurice ahita aza amusanga ati rwose ntabwo nari niteguye kukubona hano, ariko nanone biranshimishije kuba uje hano. Shakira ati nanjye rwose ntabwo nari niteguye kuza hano, ariko nyine mbonye itangazo maze numva ngomba kwinjira, gusa nyine ndatunguwe rwose kugusanga ari wowe uri muri ibi bikorwa. Shakira rero ahita amubwira ati reka mbe nigiriye ku ruhande maze nyine mubanze mukore akazi. Aragenda akicara rero akomeza gutekereza nyine kuri iki gikorwa Maurice aba yakoze. Ari aha ngaha rero umuntu w'umukecuru arahamusanga maze akamubwira ati ibyo ari byo byose uri madame wa Maurice. Twese twaratangaye kubera ko akimara nyine kuvuga ko azakora iki gikorwa twatekerezaga ko ahari nyine ari bya bindi byo gushaka kwifotoza no gushaka kugaragara neza, ariko twatunguwe no kubona yiyizira nyine mu gikorwa nyirizina maze agatangira gushyikirana n'abantu, agatangira kuganira nabo ubona rwose afite urugwiro. Naho rero Shakira we rwose atangira kumva ko nyine uyu musore yahindutse n'abandi bantu bose bari kubibona, arishima maze akamwenyura. Igikorwa rero kiraba kikarangira, Maurice amusanga nyine hahandi aba yicaye maze Shakira akamubaza ati mbwiza ukuri ni iki cyaguteye gutekereza gukora iki gikorwa? Maurice ati ntakubeshye rwose nakubwiye ko kuva waza mu buzima bwanjye wahinduye ibintu byinshi, hari ibintu watumye mpa agaciro ntajyaga mpa agaciro, nubwo nyine ibi ngibi ndi gukora bitasibanganya hashize hanjye, ariko n'itangiriro ryo gukora ibyiza. Ubu rwose namenye ko hari abantu benshi bakeneye ubufasha bwacu, watumye menya ko nyine hari abantu babayeho nabi mu buzima bubi, kandi nyamara twebwe rwose turya tukaryama ibintu byose tukabimena ibyo tudakeneye, nyamara hari abantu bashonje, hari abantu bakonje bari ku muhanda.
Ubu rero nahise ntekereza yuko amafaranga yanjye agiye kuzajya amfasha mu gukora ibyiza kurusha rwose uko yamfasha mu kwiyemera no kumva ko ndi umuntu ukomeye kandi ushoboye nyine ibintu byose ndetse rwose umuntu wiyubashye. Ndifuza ko nyine abantu nibura bake mu bantu batuye muri uyu mujyi nzababera uw'umumaro. Shakira rero acyumva aya magambo amukora ku mutima rwose, maze akabwira Maurice ati ntakubeshye ndishimye cyane rwose kandi warahindutse, ntabwo uri wa musore twahuye ubwa mbere, wabaye undi muntu rwose, gusa ndanezerewe ndumva kandi umutima wanjye utekanye. Kuri iyi nshuro noneho nemeye ko rwose ibyo wambwiraga ari byo, ubu uyu munsi uri umusore wahindutse. Maurice rero ashyira mu modoka Shakira maze akamusubiza kuri hoteli. Arataha rero maze rwose akumva kuri iyi nshuro aranezerewe, arishimye kubera iki gikorwa aba yakoze. Ni ubwa mbere mu buzima aba yakoze igikorwa maze nawe akumva rwose arakinezerewe. Hashira iminsi rero maze akajya kuri hoteli akajya kuzana Shakira, aragenda agasanga Shakira ari kwinywera agakawa nyine muri kafe. Muri cafetaria ya hoteli ahita agenda rero akamwegera maze akamusuhuza, ahita amubwira ati hari ikintu nshaka kukwereka, ndakwinginze rwose ngwino maze njye kukwereka. Shakira rero arahaguruka maze Maurice akamufata ikiganza, baragenda rero maze bakajya mu modoka, bagenda urugendo rutoya maze akamwinjiza mu nyubako rwose iba ari nini cyane. Bakinjira Shakira ahita asanga iyi nyubako irimo abakobwa benshi n'abagore barenze rwose mu ijana. Baba nyine bari kwitunganya, ubona buri wese ari gufata nyine icyumba, ubona nyine bari gutunganya ibintu byabo neza. Maurice rero ahita abwira Shakira ati iyi nyubako rero nayigeneye abakobwa ndetse n'abagore badafite aho kuba, ndifuza ko bagira aho kuba, bakagira ibyo kurya ndetse bakagira n'ibyo kwambara. Ibi bintu byose nabitekereje kubera wowe kandi ni ukuri ndi kubikora mbikunze. Ikindi kandi ndifuza ko rwose iyi ari wowe nyine wazayobora uyu mushinga, ukaba ari wowe uwitaho ndetse ukajya ubaha n'ubuhamya bw'ibyakubayeho, ukabigisha n'utuntu tumwe na tumwe mu tuntu nyine bashobora gukora. Ndifuza ko rwose ubaba hafi. Shakira rero arishima cyane kuba rwose aba abonye iki gikorwa ndetse nyine bakaba bamushinze no kuba hafi y'aba bantu nyine. Kuri iyi nshuro rero kwihangana biranga maze agahita ahobera Maurice, aramuhobera cyane ati ni ukuri warakoze cyane kandi ni ukuri ndagukunda. Ni ubwa mbere rero aba amubwiye iri jambo ndagukunda. Maurice rero nawe rwose yumva nyine bimukoze ku mutima maze akamubwira ati nanjye ndagukunda cyane, gusa nyine urugo rwacu ntabwo rwose ruryoshye udahari, hari umwijima, nta mucyo uhari, nta byishimo bihari udahari. Ndifuza ko nyine twataha maze tugasubira mu rugo. Naho Shakira ahita amubwira ati nta gutinda rwose, ahubwo tujye kuri hoteli maze nyine mfate ibintu byanjye ubundi rwose dutahe, kubera ko iruhande rwawe niho ngomba kuba ubuzima bwanjye bwose, kandi urakoze kubera ko umpaye akazi k'ibintu rwose nishimira, k'ibintu nkunda, k'ibintu kandi nanone rwose bimfitiye umumaro ndetse bizagirira n'umumaro abantu bose babayeho nkanjye. Maurice rero ahita amusoma
maze akamubwira ati ni ukuri warakoze kuza mu buzima bwanjye kuko warabuhinduye ubuha icyerekezo kandi wabuhinduye neza, ndagukunda kandi nzahora ngukunda ibihe byose. Shakira rero aranezerwa cyane rwose maze nyine bagataha ibyishimo ari byose. Inkuru yacu y'urukundo rero naho tuyisoreje, mwakoze kuyikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.